ese urashaka guhagarikisha company, ubucuruzi bwawe bwanze, ushaka kwimukira mu bindi, cyangwa se ushaka kujya kwiga, wari urimo gukora ubucuruzi, urashaka guhagarika tin number, urashaka guhagarika tin number y'ubucuruzi kugira ngo Rwanda Revenue idakomeza gukubaraho imisoro kandi utarimo gukora. Niba ufite icyo kibazo, reka tugendane nambwe ku nambwe nkwereke uburyo wakwifungira company ugahagarika ubucuruzi bwawe utiriwe ugira huke. Ibisanzwe muri kumwe na trainer Horike cyangwa se teacher Horike, icyo wanyita cyose muri ibyo ntacyo bitwaye. Noneho wibuke kuzajya ukora subscribe kugira ngo nzadushyiraho ibyigisho, amasomo yacu ajya ahita kugeraho mu ba mbere, notification tuyibona hejuru, kandi ujye muri comment isomo wifuza ko twakwigisha urishyireho. Ubu nonaha rero tugiye kwigisha uburyo wakwifungira company ugafunga tin number y'ubucuruzi mu minota mikeya cyane. Reka tugendane. This alignment actually looks correct. Nta kindi rero, uraza ukinjira mu rubuga rwa RDB. Hano bahita baguha imaze gushyiramo email na password, bahita bagusaba OTP ngira ngo tumaze kuyimenya twese rwose ko ari ka password gakoreshwa rimwe gusa, kandi kahita karangira. Iyo rero bamaze gukoreza OTP uhita uza ugakora paste hano, ugakora verify, ako kanya ukahita winjira mu rubuga rwa RDB. Iyo ugeze hano ku rubuga rwa RDB rero uhita ubona utu tuntu dutatu, hari dashboard, hari applications, hari services. So uraza rero ukahita uza hano kuri services, nk'uko mubibona tuhita dushaka ahanditse closing company, ngaha closing of business, ifungwa rya business, ukahakirika bahita batuha company dushaka guclosinga. Company zose zikwanditseho zitaziza hano iyo zirenze imwe. Aha ni imwe yonyine yitwa JIT Car Limited, yafunguwe muri uyu mwaka 2026. Uyu muntu ntabwo ari gushaka gukora iyi company, yigiriye mu bindi, yasanze bitavamo. tin number yayo murayibona. Iyo rero tuza murabona ko iri active, irimo gukora nyine. Tukubanda kuri ubu budomo butatu bakahita batwereka close company. Turaza aha rero iyo akiritse bashobora kubwira ngo voluntary cyangwa count order, ese ugiye kwifunga ku bushake bwawe cyangwa n'itegeko ry'urukiko. Niba bitaturutse mu rukiko cyangwa mu bindi byemezo, turashyira voluntary. Bahite batubwira rero hano ama attachment dushyiraho. Attachment badusaba ni imwe ebyiri, cyangwa ufite n'indi ya gatatu ukaba yongeraho, ariko iyo batubaza ni shareholder resolution, indi ni CRB credit clearance, kuba utari muri CRB, kuba nta mwenda ufitiye ibigo by'imari byo mu Rwanda. Aha rero turaza kuvuga ngo izi nuza ebyiri ugomba kuba warazanditse, resolution ugomba kuba warazanditse, kandi ukaba ufite na icyangombwa cya CRB. So nzababwira uburyo iki cyangombwa kiboneka. Iyi letter yo no kuyandika ukayitiraho kashe n'abashareholders bagasinyaho. Tuhita tuza tugakirika hano tukinjira muri machine aho tuba twazibitse. Nta kindi ituza ukashyira kwa proving your resolution. Resolution ikahita izamo na ko batikinze batwereka ko yamaze kugeramo, tukashyiramo n'iya CRB. Bigomba kuba biri muri PDF, nayo urabona ko igiyemo. Ahanga bakatubwira ngo resolution PDF ngiyo yamaze kujyamo, bakaba bagusaba kuyikuramo, bakakubwira ngo ngero uyirebe uyisuzume. Ahangaha nawe bakakubwira ngo ngera urebe ibyo washyizemo bya CRB niba ari byo, then bakakubwira gukora icyo bita submit.
ugahita bakubwira gukora submit. Ugomba kuba uri sure yuko iyo company wiyemeje kuyifunga koko. Ariko birabyangombwa bibiri iyo ubishyizemo, cyane cyane shareholder resolution, uba wamaze gufata icyemezo kuko nimwakwandikira letere ngo muyisinyeho icyemezo mutagifasha. Urabona ko barimo gusuzuma ibyo twakoze, ugiye gutegereza yuko ubona ko hano hejuru ivuyemo, hano hejuru aho yari iri muri business ziri active, ubona ko ivuyemo. Imaze kuvamo ihise yimukira hano kuri previous amendments. Batwereka yuko amendment submitted, murabona ko ibaye submitted. So batweretse yuko ubwo bagize gute, bahise babikora bakimara gusuzuma ibyo twashyizemo. Bahita bakubwira ngo details zose, amendment type, ibyo guhinduraho, ubwoko bw'ibyo dusaba ni business dissolution. Bakahita batubwira request date ko ari 11 z'ukwezi kwa munani ko aribwo twabisabye. Yego, saa 5:39. Urabona ko rwose ahangaha batwereka yuko ibyo twasabye byemewe. Murabona yuko byoroshye cyane rwose. Niba wifuza kufunga business yawe, icyo usabwa ni turiya tuntu tubiri, ni uko ufite shareholder resolution. Iriya letere mwaramaze kuyandika. Abatazi uburyo yandikwa n'ibyandikwamo, mwabamagara kuri 0788 bibafashamo. Kandi utabashije kubyikorera uri hafi, wadusanga Kimironko hafi ya gare, cyangwa se tukabigufasha online. Nomero yacu iri kuri YouTube rwose, uhita uyibonaho kuri profile iriho, ndetse n'aha mu kiganiro kuri ya mabana tuba twashyizeho nomero ya telefone ibiriho. Reka dusoreze rero hangaha. Ndakeka yuko ari isomo ryoroshye kandi ritwaye iminota mikeya kandi ubasha kumva. Nibagirwe gukora subscribe, nibagirwe gukora like, jya muri comment utubwire irindi somo wakwifuza ko twakwigisha. Nibisanzwe muri kumwe na Horike. Bye bye. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct.